Mutesi nkubwiza ukuri uzampugure ndakubaha mbivugiye ku karubanda nushaka umugabo utari umushumba warambitsweho ibiganza n'abakuru ndahiye Uwiteka Imana nkorera nawe ntimuzabana umugabo wawe ni umushumba Imana igiye kumukura hanze yaramucuze afite ishezerano ryawe Imana yambishuriye ko wanamubenze nguyu muntu ugiye kugutunga dore ndeba hano imbere ya kamera uyu mugabo turasa afite uruhande rumwe hari umusatsi ahandi hari umusatsi inyuma nta musatsi uhari n'imbere nta musatsi uhari uyu mugabo niwe Imana izaguha Imana yambwiye ngo waramubenze nje simuzi ni ukuri kose n'uyu mugiye kuba fata kamera fata ibyawe mugabo. Ubundi hari inyigisho eshatu abakristo bakwiye kwiga neza kandi bakaziga kugira ngo itorero ribashe kugira imbaraga mu isi kandi rikora umurimo waryo ku muvuduko ririmo gusozera isi. Nk'uyu muhanuzi yahanuraga umugore ufite abagabo batatu amaze gutandukana nabo ngo Imana imuhaye umugabo kandi ubwo nawe arimo gutukana n'undi muntu ku gasozi kandi ngo bose ni ba pasiteri. Bibiliya ivuga umugabo w'umugore umwe umugore w'umugabo umwe. Niyo mpamvu Imana mu kurema itigeze iremera Adamu abagore batanu. Imana yari inaniwe kuba yavuga ngo ngiye kubumba abagore batanu mbahe Adamu, ngiye kuba mukura mu rubavu rwe mbamuhe, kuki yamuhaye umugore umwe? Muzi icyo birivuga kuri icyo kintu? Ntiyemera na gatoya ko wemerewe kongera gushakwa n'undi mugabo cyangwa kwemera gushaka undi mugore. Yesu we yarabyivugiye ngo icyo gihe uba uri umusambanyikazi, n'uwagushatse nawe aba ari umusambanyi. None uyu mugore amaze gusambana n'abagabo babiri. Hari umugabo w'isezerano babanye, uwo ni wari umugabo we, nyuma baratandukana ashaka abandi bagabo babiri nabo, abo ni abasambane be yagiye asambana nabo. None umuhanuzi witwa Theogene aragarutse amuhanura umugabo wa kane. Ubwo rero uwo Theogene yamuhanuriye ni umugabo wa gatanu kandi ngo ni pasiteri. Ubwo arayobora abandi araberekeza hehe, arababwira ubuye butumwa. Harimo na papa w'Abadiventiste bise ngo ni antikristo. Papa ntabwo ari antikristo, ahubwo papa akoreshwa n'umwuka wa antikristo. Mwuka antikristo niwo umukoresha, nko gukoresha abajesuiti, nko gukoresha abafirimaso, nko gukoresha Illuminati, nko gukoresha umuryango w'abibumbye ngo ryo gushyira isi mu bindi bihe bishya ngo tugendere mu isi nshya itandukanye niyo twabuzemo mbere ya covid. Iyo si nshya rero yageze no mu banyamadini. Mwabonye ko abayobozi b'amadini bose bashyigikiye ibyo leta zavugaga mu kwikingiza. Bari bafite abantu bahagara mu miryango bagatangira abantu baza mu materaniro ngo batikingije bakabasubizayo. Nta muntu winjiraga atikingije, ngomba kuza yerekana ko yikingije. Ariko bene da, ubwo mwebwe murumva ibintu bigeze. Iki cyonyine ni akantu gatoya abantu bagakwiye kuba barize ikintu kirebana n'amadini ko ari mwirimbukiro. Noneho hagiye kuza ibindi byo kuzirika ubugingo bwanyu burundu. Mu gihe kiri imbere nta muyoboke w'idini runaka uzinjira mu idini atabanje gushyirwamo abantu mu ngano kimwe agiye kwikingiza ngo kugira ngo muterane. Wagira ngo agakiza kari muri ziriya nzu. Nibitari ibyo mugiye kubikora kuko mukunze idini kurenza Kristo. Ari ibimenyetso bibihamya tubona. N'ubu ngubu nicaye ndi kuvugana namwe mfite ubwoba ko nsoza Yesu agarutse. Uku nicaye ndi kuvuga mfite ubwoba ko ndi busoze Yesu agarutse kuko ibihamya turabifite byinshi. Uhamya ibyo aravuga ati ye ndaza vuba ngwino mwami Yesu, ubuntu bw'umwami Yesu bane namwe mwese, amen. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Reka twongere tubasuhuze tubifuriza amahoro y'Imana. Mwebwe mudukurikira muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku migabane igize isi, kandi dufata akanya ko kongera kubashimira kubw'umwanya mufata wanyu mugakomeza gukurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri iyi platform ya AYALONI TV, shakiro y'ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana, kandi namwe abadufasha kubusharingira abantu kugira ngo ubutumwa bukomeze kwamamazwa mu bari mu isi. Namwe abakoze subscribe kugira ngo mukomeze gukurikira ubutumwa bwiza. Imana ibahe umugisha. Uyu ni umunsi rero dushimiye Imana kuko yongeye kutwemerera tukaramuka kandi tukongera kuboneka imbere yanyu kugira ngo dukomeze kuganira. Amazina nk'uko bisanzwe ni Jarick. Ikingeneye ni uyu muryango witwa AYALONI Family of Jesus Christ Ministries International. Magambo ahinnye ni AFGMI. Wo ni umuryango w'abantu benshi, umuryango mugari w'abantu bari mu bihugu bitandukanye ku isi yose. Ngira ngo hafi ku isi yose turabafite. Hanyuma ni umuryango uhari, umuryango Imana iri gukoresha ibikomeye kandi
iri guha ibyo kurya by'umwuka kugira ngo babashe gukora umurimo wa nyuma muri iki gihe cya none. Hanyuma rero turabasuhuza rero mwese abanyamuryango bo muri mu bihugu bitandukanye. Mwese dufite urubuga duhuriraho twigiraho Bibiliya. Dufite ishuri rya Bible Study, ni ishuri ryigirwaho abanyamuryango bose. Abo akaba ari abantu bamaze gusobanukirwa Babuloni cyari cyo, bakamenya ko Babuloni ari urudubi rw'imyizerere, yaba ya Gikristo yaba ya gipagani, iri hano hanze mu madini yose mubona ari muri iyi si. Nge niyo bita Babuloni, urudubi rw'amadini yose, yaba afite imyizerere ya Christianisme, yaba afite indi myizerere ya gipagani. Ibyo byose biriya bibumbiye hamwe ubuhanuzi bw'ibyahishuwe. Imana igaragaza ko ari Babuloni kuko bavanga iby'Imana n'ibya Satani. So hari ikintu twabonye rero, ko abantu uko bakomeza kwizirikira mu madini niko benshi ubugingo bwabo bwagiye bufungirwa ikuzimu, bufungwa kandi bugafungwa binyuze mu nyigisho n'amahame agenga amadini barimo, bigatuma bafunga ubwonko bwabo ku buryo badashobora kumva ubundi butumwa bw'intumwa Imana itumye. Uko rero batumva ubundi butumwa, bigaragara ngo ubugingo bwabo bwafungiye ikuzimu binyuze mu nyigisho bahawe zakiriwe mu ntekerezo zabo. So kubw'iyo mpamvu rero abantu benshi barafunzwe. Niyo mpamvu ibintu byose bigenda byaduka muri iyi si, muri iki gihe cya nyuma cy'iherezo. Abayoboke b'amadini, abayobozi babo babereka yuko ari iterambere, bakabereka ko ntacyo bitwaye, kuko nabo bashyira ibyiringiro ku bayobozi babo aho kubishyira ku ijambo ry'Imana. Ariko turabarenganya kuko ijambo ry'Imana ntaryo bigeze bigishwa. Niyo mpamvu agakiza kabo gashingiye ku magambo y'abantu gusa bitwa abayobozi babayoboye. Ubu turavuga amadini yose, yaba aya ngaya amaze kuba decentralisation ku rwego rw'isi no ku rwego rw'akarere, nka Anglikani, Adventiste, nka Katolike, nk'Ababatista, nk'Abatimwe du Jehova, nk'Ababuranamu, nk'Abamorumo cyangwa se Abamorimori, n'andi madini yose amaze kuba decentralisation ku rwego rw'isi. Hakaza noneho n'amaze kuba decentralize ku rwego rw'uturere cyangwa rw'akarere. Ushobora kuba ari akarere kacu ka East Africa cyangwa se Afrika yose, ariko ayo madini yose ndetse n'aya ngaya y'ubudini bw'abantu ku biti byabo, ibyo byose abantu bamaze kuyobywa, kandi ubuyobozi bw'ayo madini bwose bwamaze kwinjira muri system political iyoboye isi. Kandi systeme politique iyoboye isi ku bantu koko bakijijwe, bamaze gusobanukirwa ibyanditswe byera, kandi basenga, kandi biyiriza ubusa, kandi bumva ijwi ry'Imana, kandi bafite ubwenge bw'Imana bavoma mu ijambo ry'Imana. Barabibona ko systeme politique iyoboye isi ubaka kanyari ya Satani, cyangwa se iri mu biganza bya Antikristo na Satani. Kuko twarabimenye ko systeme politique iyoboye isi cyane igaragarira mu bikorwa bya UN cyangwa mu bikorwa by'umuryango w'abibumbye. Umuryango w'abibumbye ni blueprint, ni igishushanyo cy'ubutegetsi bwa Antikristo. Kuko Antikristo arimo koroganiza isi ku buryo ayishyira ku murongo neza, akabona uko agiye kwiyobora, kuko yiteguye kwigaragaza. Iyo tuvuze Antikristo mu buryo kwigaragaza, ya myizere y'Abadventiste, bwa buyobe tubabwira buri mu madini, ntago abayoboke babo babyemera. Kuko Abadventiste bahamya kandi bemera ko Papa ari we Antikristo, ariko icyo ni ikinyoma, Bibiliya ntibivuga.
nta hantu wasoma muri Bibiliya ipresiza antikristo uwo ari we n'aho akorera n'aho aba, ahubwo uwatangije iyi dini y'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi Ellen G. White ubwo yari asimbuye uwitwa William Mirere mu 1846 nibwo idini y'Abadivantisite yafunguye cyangwa se yatangiye. William Mirere avuyeho amaze kubona ko iyerekwa rye ryafashe ubusa, kuko William Mirere yari yaravuze ko Yesu agomba kugaruka mu 1844. Barategereza baraheba, ya tariki n'umunsi n'ukwezi yavuze n'umwaka ntibyaba. William Mirere ararekura abivamo, hanyuma urugendo rufatwa n'umugore witwa Ellen G. White, akaba ari we nyirakuruza w'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi, akaba fondateri w'iri dini ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Barabyiyemerera bose n'abakristo, ahubwo ni Abadivantisite b'umunsi witwa uwa karindwi, mu gihe abandi bitwa ngo ni abakristo, abandi bo bitwa ngo ni ab'umunsi wa karindwi. Rero Ellen G. White yanditse ibitabo bigeze muri 40 bigendanye n'imyizerere ya Kidivantiste, ndetse yandika n'udutabo duto tugizwe n'udukuru, udutabo tugize ku 5,000. Urumva rero umuntu wanditse ibintu bingana gutyo, gufonda ikintu kigakura kugeza ahangaha si gitangaza, kuko ubwo bumenyi buri muri ibyo bitabo birahagije ko yabona abamuyoboka benshi. Ariko ubwo bumenyi yabuhawe nande? Kuko ibiri mu bitabo byabo byinshi, uhere ku gitabo cy'intambara ikomeye, umudivata ko bwate n'ubwo wakirwaye ntuzagishobora, nta nubwo twiteguye kukirwanya, ahubwo twebwe turerekana ubuyobe bukirimo. Igitabo cy'intambara ikomeye, ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, abakurambere n'abahanuzi, ni byinshi ntabwo twabivuga ngo tuzabirangiza. Ibitabo byabo bifite inenge nyinshi, ku buryo wumva yagiye muri Bibiliya uyu mugore Ellen G. White arayiforomata. Niyo mpamvu biriya bitabo byita ngo ni umucyo muto, Bibiliya ikaba umucyo munini, uvuga ngo byo ni murumuna wa Bibiliya. Kandi byahishuwe ibice 22 murongo wa 17 na 18, haravuga ngo uwumva wese amagambo y'ubu buhanuzi ndamuhamirizana ntihagire umuntu uzongera kuri yo, Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo. Kandi ntihagira ukura ku magambo y'igitabo cy'ubu buhanuzi, Imana izamukura ku mugabane wa rwa rurembo rwera no ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo byanditse muri iki gitabo. Uhamye ibyo aravuga ati ye ndaza vuba, asoza avuga ngo amena, ngwino mwami Yesu, ubuntu bw'umwami Yesu bane namwe mwese, amen. Rero biratangaza kuba idini ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi uyu mugore waritangije yandika ibitabo bakabyita karimo n'umura wa Bibiliya, ko byitwa kari umucyo mutoya. Ni mpamvu umuntu wese wigishije mu Badivantiste uzasanga reference ibyo asobanura byose ni ibitabo bya Ellen G. White. Ashobora gusoza adafashe biranga yisome, aravuga ngo iyo dusomye ubuhanuzi bw'umuhanuzi Ellen G. White agasobanura, ugasanga aho kwigisha Bibiliya arasobanura mu bitabo ngo by'umwuka w'ubuhanuzi wahawe Ellen G. White. Ndabakunda gusa Abadivantiste muri abana beza, muvuga ukuri, muvuga ko ari umwuka w'ubuhanuzi, nta nubwo muvuga ngo ni ibitabo byanditswe na Ellen G. White kubw'umwuka wera. Bo bavuga ngo ni umwuka w'ubuhanuzi, ntabwo bavuga ngo ni umwuka wera, ni umwuka w'ubuhanuzi waziye kuri Ellen G. White. Kandi buriya n'abapfumu barahanura, cyitonderwa, abapfumu barahanura, hari n'abarozi bahanura. Ubuhanuzi se ni iki? Tukwiye kumenya n'ubuhanuzi cyari cyo. Uyu mwuka w'ubuhanuzi batise ngo ni umwuka wera, nacyo muke mucyitondera. So rero izo nyigisho z'ubuyobe za Ellen G. White ziri mu bitabo bye zihamya yuko papa ari we antikristo, kuko bagira ibintu bitatu bagenderaho bigize fondasiyo y'ivugabutumwa ryabo kubirebana n'iby'imisimeruka. Bavuga ko papa ari we antikristo kandi akaba ari we nyamaswa nyine. Papa ngo ni we nyamaswa, bavuga ko inyamaswa na antikristo. Kabiri,
bakavuga ikimenyetso cy'inyamaswa ari cyo cy'umweru. Icyumweru ni ikimenyetso cy'inyamaswa cyangwa ni ikimenyetso cya antikristo ariwe papa. Icya gatatu bakavuga n'igishushanyo cy'inyamaswa. Igishushanyo cy'inyamaswa ngo ni ubuprotestanti. Twabonye ko antikristo niwe nyamaswa kandi iyi nyamaswa akaba ari papa. Bivuye ngo papa ariwe nyamaswa ni nawe antikristo, akagira n'ikimenyetso cye aricyo cy'umweru, akagira n'igishushanyo cye ngaribwo buprotestanti. ubuyobe ntabona uko mvuga ngo protestant ngo ni igishushanyo cy'inyamaswa. So iyo rero twebwe tuvuga ngo antikristo azigaragaza, ibyo bihabanye kure cyane n'ibyo abadivantiste bigisha, kuko Bibiliya ntabwo ibyo bivuga. Ibyo bintu bitatu bavuze ni ibintu Ellen G. White yahimbye ashyira aho ngaho, nabo babyubakiyeho nk'imyizerere ibemeza ko bajya mu ijuru, kugeza ubwo bahora biyaturaho gutotezwa n'ubupapa. Bagahora bavuga ko Sunday na Saturday bigiye guhangana, cyangwa se Sabato n'icyumweru bagiye guhangana. Gute se ngo abadivantiste umunsi wa karindwi bagiye kurenganirizwa kwanga kubahiriza guterana cyangwa gusenga kuri Sunday cyangwa ku cyumweru? Bega ubuyobe. Ubu bega bahora ngo biteguye gutotezwa. Twavutse bavuga ko bagiye gutotezwa, tujijuka twumva babivuga, turinze dusaza bakivuga ko bagiye gutotezwa. Ahubwo none ibiramamba nabari babirimo byarabananiye. Ahubwo se bafite izihe imbaraga zatuma banatotezwa? Deja ntibemera iby'umwuka wera. Umwuka wera ni washoboje intumwa mu kinyejana cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu. Iyo Yesu atabaha umwuka wera, ntabwo bari kwihanganira gutotezwa kw'abanyedini ba gifarisayo nk'uko batoteje umwami wacu bamuhora isabato. Nk'uko abadivantiste bagaze ku isabato, abafarisayo bahoye Yesu isabato ngo arayiviyora ngo arayica. Abadivantiste nabo bahagaze ku isabato, bivuye ngo bashyigikiye abafarisayo ibyo bakoze, kuba barishe Yesu bamuhora ko aviyora isabato. Abadivantiste bakaba bayihagazeho, kandi Yesu yaravuze ko ari we mwami w'isabato, kandi ko bagomba gukurikiza ibyo avuga ko ari we mwami w'isabato. Bivuga ngo abadivantiste bashyigikiye ibyo abafarisayo bakoze mu kwica Yesu bamuhora ko yaviye isabato. Niyo mpamvu umudivantiste utubahiriza isabato ubu umwanzi we, nk'uko Yesu yabaye umwanzi w'abafarisayo n'abatambyi n'abasadukayo n'abanditsi muri biriya bihe, baramugambanira aricwa. Niko n'umudivantiste w'umunsi wa karindwi, iyo niba utubahiriza itegeko rya kane ry'isabato ngo ugire ikiruhuko ku isabato, uri umwanzi we, ntaho muhuriye nta na hato. Urumva wa mwuka wari muri bari abanyedini bishe Yesu bagatoteza n'itorero ryasigaye, intumwa zakurikiyeho n'abasaza bakurikiranye n'intumwa, niwo mwuka uri mu kidivantiste. Mujye mufata ibintu mu bihuze neza mwumve. So Bibiliya rero igaragaza antikristo wa nyawo uzaza n'aho azakomoka. Mu ishyanga rya Isirayeli bakavuga umuryango azakomokamo. Ibyo turabifite mu gitabo cyitwa Ukuri Nahishwe. Iki ni igitabo kirimo inyigisho za eschatology, igitabo cyiza cyane. Byonyine iri zina ngo Ukuri Nahishwe ni izina twahawe n'umwuka. Imana itubwira yuko ufite ukuri wahishwe, ushobora kuba waraguhishwe wowe ubigizemo uruhare kubwo kwanga kukumenya, cyangwa se bikagirwamo uruhare n'uvuga ngo nuguhagarariye mu birebana na religion, birebana n'iyobokamana, ngarimo aragufasha mu rugendo rya mw'Ijuru, akaba yaraguhisha ukuri kuzuye, cyangwa se nakaba ari injiji ntabyo asobanukiwe. Utaramenya inyigisho ziri muri iki gitabo, kuko iki gitabo tuba turi gusobanura ibyahishuwe, turi gusobanura ibirebana no kugaruka kwa Yesu. Niyo mpamvu ari inyigisho za eschatology. Izi nyigisho ni inyigisho zirebana n'ibihe by'imisi imperuka, ibyaduka byose muri iki gihe turimo, ibyo tubona nk'iterambere kandi ari iteranyuma mu bugingo bw'abantu ndetse no ku mubiri, kuko akenshi tubyita iterambere kandi ahubwo
bitugeraho bikananiza imibiri yacu. Murebe indwara ziriho muri iki gihe cya none kera tutari tuzi, nizo twari tuzi zitari zikomeye umunsi nizo zigezweho mu kwica abantu benshi. Urugero nka diabete, ntago mubona ko iri kwica abantu. Kera twagafata nk'akarwara koroshye, ubu nicyo cyorezo gikomeye. Kansa cyangwa se kanseri, izi ni indwara ubu ziri gutwara abantu benshi. Imivuduko y'amaraso, ibyo byose biraturuka mu cyo bita iterambere, yaba tekinoloji, yaba mu buhinzi, aya mafumbire mvaruganda, za NPK n'ibindi. Ibyo byose biratwica. Ibi bintu byose by'utuburano, ibyo turya mu nkoko, mu nkwavu, mu nka, mu ngurube, ibyo byose byabaye ibituburano, kandi ibyo bituburano ni ibyo birwara tuba turi kurya. Noneho tukabyita ngo ni iterambere, kandi ari iteranyuma, ahubwo turi kugenda ubuzima bwacu burangira. Mu gihe gitoya nta muntu uzongera kurenza imyaka 50. Uko iminsi igenda iza, abantu bagiye kujya bagera mu myaka 50-55 babaye abasaza, ntacyo bakimariye, kubera iterambere ryadukururiye kutwangiriza abasirikare b'umubiri. Ubuzima bwacu busigaye burangira vuba kubera iterambere ngo ryo kugira ngo tubashe kubaho neza. Ibyo byose rero turabisobanura mu gitabo cyitwa Kuri n'Ayishwe, n'igitabo kizwe n'ingingo 12 zirebana n'iyo ngingo nkuru yitwa eschatology. Turi gusobanura igitabo cy'ibyahishuwe. Ingingo ya mbere twasobanura ibirebana no kugaruka kwa Yesu. Umukristo nyamukristo ujya mu ijuru, cyangwa usaba Kristo bose bitwa ko ari abakristo, bakwiye gusobanukirwa iyo ngingo neza. Ukwiye gusobanukirwa iyi ngingo neza, ukayimenya ingingo irebana no kugaruka kwa Yesu, kugira ngo ibyiringiro byawe bibe bishyitse. Niko Pawulo yavuze mu Rwanda kwandikiye Tito ibice 2:13, yaravuze ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Ibyiringiro by'itorero ni ukuboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo. Ukwiye gusobanukirwa ingingo irebana no kugaruka kwa Yesu, ukayimenya neza, bitandukanye nka teoloji y'ibyo yigisha muri iki gihe cya none, kubivangira abantu. Uko ni ukuri wahishwa mu idini ubamo, kandi uvuga ngo wakijwe ngo uzajye mu ijuru. Kuba uzajya mu ijuru ukaba udasobanukiwe process y'ibyo byose, niyo mpamvu urukumbuzi rw'ijuru utarugira, niyo mpamvu urukundo rw'ijuru utarugira, niyo mpamvu urukundo rwo kumenya kugaruka kwa Yesu ntarwugira, kuko ntabwo bisobanukiwe. Kandi idini wamo ntibabikwigisha, bakwigisha amafaranga, bakwigisha iterambere ry'isi, ibiryo, kwambara, gukira, kubaho neza mu isi. Ariko se mu isi koko tubaho neza? Ibyo watunga byose mu isi, ubugingo bwawe buzarimbuka 0. Ingingo ya mbere ivuga ku birebana no kugaruka kwa Yesu. Yesu naza bizagenda gute? Ubundi hari inyigisho 3 abakristo bakwiye kwiga neza, kandi bakaziga ku buryo uziga ukazenda usaza ukiziga utarazirangiza, kugira ngo itorero ribashe kugira imbaraga mu isi kandi rikora umurimo waryo ku muvuduko ririmo gusozera isi, kuko twiteguye Yesu ugiye kugaruka. Ari ibimenyetso bibihamya tubona. N'ubu ngubu nicaye ndi kuvugana namwe, mfite ubwoba ko nsoza Yesu agarutse. Uku nicaye ndi kuvuga, mfite ubwoba ko ndi busoze Yesu agarutse, kuko ibihamya turabifite byinshi. Ibihamya birahari. Hari ibyo abantu babona biri en general ku rwego rw'isi, hari ibyo twebwe dufite by'umwihariko ku bwacu, Mwuka w'Imana avugana natwe. Rero inyigisho ya mbere ni inyigisho irebana n'ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu, cyangwa ibimenyetso by'ibihe by'iminsi y'imperuka. Ukwiye kubyiga neza, ibiza mu isi, amareta y'isi ibyo yadukana, iyi miryango iriho muri iyi si y'abantu biyemeje kugurisha ubugingo bwabo ikuzimu bakemera kuba abasatani. Gasobanukirwa iby'abajesuiti, gisirikare cya papa kiyemeje kurwanya ubukristo nyabukristo, ngo gisubize abantu mu bishushanyo byo muri Gatolika, haba Bikira Mariya, haba gusenga ishapule, haba abatagatifu abantu bapfuye, ndetse no muri za purigatori z'ibinyoma. Ugasobanukirwa abajesuiti cyari cyo. Ukwiye gusobanukirwa icyo bita
Freemasons. Aba Freemason ukabasobanukirwa ni bande ni banuki, imiryango yabo yose 36 ukayimenya, ibyo bakora kwe gusobanukirwa Illuminati, kuko abo bose ni abantu ariko bagusha ubugingo bwabo kwa Satani, kandi akaba ari bo Satani ari gukoresha mu gusohoza ibimenyetso byose bigaragaza kugaruka kwa Yesu ku muvuduko, kandi kuba ngo ibyo bakora haba tekinoloji badukana mu isi, haba muri politike, haba muri education, haba mu entertainment, mu miziki, mu mikino, mu bintu bitandukanye, abo bose barakoreramo kandi bagakora berekana ngo ni iterambere ry'isi, ariko ku bana b'Imana bo barabibona ko bari gusohoza ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu, ko tubirebye tubona neza igishushanyo pica yo kugaruka kwa Yesu muri Bibiliya ari byo barimo barasohoza, ariko wowe wabibona mubizi bafata nk'ibintu bisanzwe. Twarabibonyesha ubundi muri iki kintu bateguye cya coronavirus COVID-19. Iyi ni virus bateguye kandi babitegura kuko gushaka kugira ngo batwinjize mu isi itandukanye niyo twari turimo, ubu twayinjiyemo. Niyo mpamvu ubuzima bw'abantu bakubukina nk'abakina umupira, ukabimenya imikoro antikristo akoresha imiryango mu cyo bita systeme religio, mu buryo bw'iyobokamana buzuyemo Illuminati irimo mu iyobokamana, abajesuiti barimo, Freemason ubundi nibo ba Illuminati bicayemo. Niyo mpamvu ubona bubatse ikintu cyo kuhuza amadini yose ngo babumbere hamwe, bakora ikintu cyitwa ngo kubumbira hamwe no kubungabunga amahoro mu isi, kuba ari kugira ngo bakomeze antikristo yubaka ibintu bye ku murongo. Ibi byose mubona byo kubumbira abantu hamwe, kubaka imidugudu, kubumbira abantu muri za sendika z'abakozi, mu mashyirahamwe atandukanye, abantu bose bagenda bibumbira hamwe, imiturire iri ku murongo mu buryo bw'imidugudu, ibirebana n'ubuhinzi, bahinge ibintu bahawe amategeko y'ibyo bagomba guhinga. Ibi byose ni systeme antikristo kugira ngo abanze abantu bose bashyire ku murongo neza, ejo nagaragara azabona uko abayobora neza. Ariko mbere yuko agaragara agomba kubanza agakoresha abo bose, harimo na papa w'Abadventiste bise ngo ni antikristo. Papa ntabwo ari antikristo, ahubwo papa akoreshwa n'umwuka wa antikristo. Umwuka wa antikristo niwo umukoresha, nko gukoresha abajesuiti, nko gukoresha abafrimaso, nko gukoresha Illuminati, nko gukoresha umuryango w'abibumbye, nko gukoresha indi miryango ikomeye hano mu isi. Ibyo byose rero utabimenye, ndakubwiza ukuri, ntabwo wazigera ukizwa, ntabwo wazigera ukunda kwezwa, agakiza ukabamo nk'uwenjoyinga gusa, kumva ni byiza. Niyo mpamvu umuntu niyo yakubwiza ukuri kungana icyahubwo umubona nk'uwasaze, ukamubona nk'umuyobe. Umuntu wamenye ibyo niwe utega amatwi abantu bose akamva ibyo barimo baravuga, agashaka kumva ibyo bavuga ni ibiki. So rero ibyo byose bikuye mu cyo bita ibimenyetso by'ibihe by'iminsi imperuka. Iyo ni inyigisho ukwiye kwiga ukamenya. Inyigisho ya kabiri ni inyigisho irebana no kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo, ukamenya ibyiringiro byawe aho bihagaze, uko niba koko Yesu azaza bizagenda gute, nagaruka azaza ate, bizagenda gute. Ibyo byose biri mu gitabo cyitwa Kuri nahishwe. Yesu nagaruka azatunguka hehe, agarutse mu bwiza bwe, isi zamerite, abanyabyaha bazamera bate, abanyetoro bazaba bameze bate, ese nyuma y'uko itora ricyuye bizagenda gute, byose ukabimenya. Kuko amadini menshi nubwo bijisha barabizi ko Yesu ari we mwami w'ijuru n'isi kandi azagaruka, na Islamu Qur'ani irabyemeza ko Yesu ari uzagaruka, barabyemeza. Qur'ani irabivuga ko ari we wenyine uzagaruka. Bakwijijisha barabizi, ahubwo ni za nyungu zabo bwite bashobora kuba bizirikira mu idini ya Islamu, kuko hari inyungu barimo kubonamo. Kabiri, hakaba harimo n'umwuka wa antikristo cyangwa se wa Satani wo gufata ibitekerezo byabo ku buryo banga kurekura ngo bazarimbuke, ko nta wundi Yesu azatwara keretse uwamwizeye. Ukwiye gusobanukirwa rero kugaruka kwa Yesu ni iki, bimeze bite.
hanyuma inyigisho ya gatatu ni ukwiga neza igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ndetse n'igitabo cy'umuhanuzi Daniel, ukabyiga witonze udashingiye mu marangamutima yawe, utanagendeye ku marangamutima y'abanditsi ibitabo bagashinga amadini yabo. Nk'Abadivantisite bakunda kwiyemera ngo nibo bigisha ngo ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, ngo bigisha igitabo cy'ibyahishuriwe na Daniel, ariko babyigisha bashingiye ku myizerere y'ubuyobe y'uwitwa Ellen G. White. Nta muntu ushobora kuvuga ngo mfite ishurirwa ryanjye nicaye muri Bibiliya nsoma igitabo cy'ibyahishuriwe na Daniel, nta bindi bitabo nasomye kandi ndarambya, Uwiteka araza aramishura neza igitabo cy'ibyahishuriwe ndakimenya, adasomye yifashishije ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi bwa Ellen G. White. Ngasoma ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ndakurahiye ntabwo Bibiliya ntiyamenye iyo biva niyo bijya mu gitabo cya Daniel n'ibyahishuwe. Iryo ngo nishurirwa rya Ellen G. White ni wahishuriwe Daniel n'ibyahishuwe arabisobanura, hanyuma yandika igitabo cyitwa ibyaduka by'iminsi y'imperuka. Hanyuma rero ngo ubwo niko kumenya ibyahishuwe. Rero inyigisho y'igitabo cy'ibyahishuwe ugomba kuyimenya, ukiga igitabo cy'ibyahishuwe, ukiga Daniel kugira ngo umenye ibihe urimo, umenye isi uko iyobowe, umenye aho turimo turagana, umenye amadini ariho muri iki gihe, umenye iyobokamana ririho ripfuye, umenye gusubira inyuma kw'itorero, umenye uburyo abari mu isi bagomba kuba akazuyazi kandi bitwa ngo barakijijwe, agakiza kari fotokopi y'agakiza original, ariko akaba ari abandi bake cyane basigaye bafite agakiza ka nyako. Ibyo byose rero twarabisobanuye mu gitabo cyitwa Ukuri n'Ahishwe. Igitabo cyitwa Ukuri n'Ahishwe rero kigizwe n'ingingo 12, aho twasobanuye ingingo ya mbere kugaruka kwa Yesu, ingingo ya kabiri dusobanura Antikristo wariwe, inkomoko ye, dusobanura ibihe bitatu Antikristo yakozemo cyangwa azakoramo cyangwa ari gukoramo. Ko twasobanura igihe cya mbere uko yakoze kuva muri 1933 kugeza mu 1945, ubwo hatorwaga itegeko rishya riyoboye isi nyuma y'intambara ya kabiri isi yose. Amerika akaba ariyo yari irimo kuriyobora muri iki gihe cya none, ariko murabizi ko barashaka gutora irindi tegeko nyuma ya COVID-19 ngo ryo gushyira isi mu bindi bihe bishya. Bandi magambo ngo nukugira ngo tugendere mu isi nshya itandukanye niyo twahozemo mbere ya COVID. Isi nshya rero yageze no mu banyamadini, habonye ko abayobozi b'amadini bose bashyigikiye ibyo leta zavugaga ukwikingiza. Bari bafite abantu bahagara mu miryango bagatangira abantu baza mu materaniro ngo batikingije bakabasubizayo. Nta muntu winjiraga atikingije, ngomba kuza yerekana ko yikingije. Ariko bene da, ubwo mwebwe murumva aho ibintu bigeze. Iki cyonyine ni akantu gatoya abantu bagakwiye kuba barize ikintu kirebana n'amadini ko ari mwirimbukiro. Noneho hagiye kuza ibindi byo kuzirika ubugingo bwanyu burundu. Mu gihe kiri imbere nta muyoboke w'idini runaka uzinjira mu idini atabanje gushyirwamo microchip. Nkuko mwabonye muri ariya lockdown muri corona virus, muri COVID-19 uko byagenze, ko hashyizweho gahunda ko abantu bagomba kwinjira muri ziriya sale bisi insengero guterana n'abandi atikingije ntiyabaga byemerewe keretse abikingije. Ni nako mu minsi mike agiye gushyirwaho itegeko ko umuntu agomba kwinjira mu materaniro yamaze kwishyirisha mu microchip. None urebe urupfu rwanyu ko ubugingo bwanyu bwaziritswe. Rero abantu mungana iki mwagiye kwikingiza ngo kugira ngo muterane, wajyana agakiza kari muri ziriya nzu. Nibitari ibyo mugiye kubikora kuko mukunze idini kurenza Kristo, mukunze kujya muri iriya nzu y'amatafari abanyamadini bise ngo n'urusengero kurenza uko mwasengera mu mazu yanyu, mukiga ibyanditswe byera, mukiga ijambo ry'Imana, mugakizwa, mukajya mu ijuru. Ni mpamvu ibyo bazabwira byose muzabyemera, kuko abayobozi b'amadini ku rwego rw'isi bamaze kwibumbira hamwe, bahuza amadini y'igipagani ya Gikristo, byose bari kumwe, hanyuma bihuza n'inzego za politike z'isi. Amanama yose akorwa mu butegetsi, abayobozi b'amadini baba batumiwe menshi, bagahabwa conditions z'ibyo bageza mu bakristo ngo bababwire babishyire mu bikorwa. Kandi twatangiye tubabwira yuko ubutegetsi bwose, politike z'isi zamaze kujya munsi y'ibirenge bya Antikristo, cyangwa se bamaze gufata ubutware bwabo bwose bushyira mu biganza bya Antikristo. Kandi Antikristo nawe hari umushyigikiye witwa Satani. Niyo mpamvu amabwiriza avuye mu muryango wa Freemason, mu muryango w'abajesuiti, mu muryango wa Illuminati,
ayo mabwiriza barayafata bakayaha umuryango w'abibumbye kuko ari wo gishushanyo cy'ubutegetsi bumwe bwa antikristo bugiye kuyobora mu gihe kiri imbere. Noneho umuryango w'abibumbye kuko nawo wibumbiyemo hafi ibihugu byose byo ku isi, bagakora inama bakababwira amategeko n'amabwiriza bajyana mu bihugu byabo, babibwira abakuru b'ibihugu, hanyuma bakajyana ibyo babwiwe bigasansibirizwa muri za guverinoma, bikamanuka bikagera ku muturage wo hasi, bikagira no mu myizerere y'amadini, kuko abayobozi b'amadini ntabwo bagifite guhamiriza abayobozi b'isi ngo bababwire bati ibi bintu mutuzanira nta hantu bihure n'ijambo ry'Imana, ntidushobora kubyemera, ahubwo nimureke tubasobanurire icyatuma tubaho dufitanye ubumwe n'Imana kandi dukijijwe kandi namwe Imana ibemera. Kuko ubutegetsi bwose twemeza ko Bibiliya ivuga ko bushyirwaho n'Imana, kuko nta butegetsi bujyaho Imana itabyemeye. Kuba Imana rero iba yabyemeye nicyo gisobanuro cy'uko ngo ari yibushyiraho, kuko Imana ifite ubushobozi bwo gutuma butajyaho. Ariko Imana ishobora no kwemera ko bujyaho, ariko buje guteza amakuba mu bantu kugira ngo irebe ko yakwiboneramo umugeni. Kuko abantu iyo bahuye n'intambara n'amakuba nibwo bahindukirira Imana, nayo iyo babona nta makuba ahari iby'Imana bifata micunda na minaga. Ntago mubona se ibya corona ko n'abantu bari birukanse ku social media bashaka babigisha abasobanurira ibyo barimo, iby'inkingo, ibya coronavirus, iby'imisi turimo, ariko ntago mubona ko bisinziriye. OMS itangaje ko coronavirus irangiye, ibihugu bisa nkaho bicururuka, abantu barongeye bagiye mu mudamararo, bisubiriye mu madini yabo, baririrwa babyina, baririrwa bigishwa inyigisho za prosperity, nta gakiza karimo, ni ibintu byo kwenjoyinga, ntago ubutumwa bagishaka kubwumva. Abababwiraga ubutumwa muri biriya bihe babemera ko bari kubafasha, ubu nibo barimo kwita ngo barayobye, kandi mu minsi iri imbere bari kubirukanka ngo mudusobanurire. Akenshi rero abantu bashaka Imana ari uko habayeho amakuba. So iki gitabo rero cyitwa Ukuri n'Ahishwe twasobanuye ibihe bitatu Antikristo agomba gukoramo, icyo yakozemo kuva muri 1933 kugeza mu 1945, ndetse n'igihe cya kabiri yatangiye gukoramo kuva icyo gihe kugeza uyu munsi, kugeza Yesu agarutse. Akaba ari nacyo gihe kibi cyane cyo kurimbuza abantu benshi, kuko Bibiliya itubwira ko ari gukora mu buryo bw'amayoberane. Ntabwo wabimenya kuko arakorera mu banyamadini, kandi abanyamadini bitwaje Bibiliya. Wamenya utese ko ari Antikristo keretse nawe usoma ibyanditswe byera kandi ugasenga, nubwo wamenya ibyo uwo kuhagarariye muri iyo myizerere yayobye, cyangwa ukamenya ko hari undi uri kumukoresha. Urumva ubwo buryo bw'amayoberane. Nyinshi zica mu madini, mu miyoborere ya politike z'isi, muri tekinoloji, mu myidagaduro, mu burezi, mu iterambere ry'ibihugu, mu birebana n'imiturire n'ibindi. Aharakora mu buryo bw'amayoberane, mu myuka y'ubuhanuzi y'abahanuzi ari hanze aha ngaha. Abantu barita ngo barakijwe bakirirwa batukana basebanya. Ari gukora mu buryo bw'amayoberane, biragusaba kwicara ukaba maso ugasoma. Icyo gihe rero twari gisobanuye mu gitabo cyitwa Ukuri n'Ahishwe, igihe cya gatatu azakoramo n'igitoreza abarivuye mu isi. Iyo ni ingingo ya kabiri. Ingingo ya gatatu twasobanuye muri kitabo Ukuri n'Ahishwe ibirebana no kuzamurwa kw'itorero rijya gupimirwa imirimo. Twasobanuye gupimirwa imirimo kw'itorero. Ninde uzapima imirimo? Azapimisha iki? Bibiliya ivuga yuko uzapima imirimo ari Yesu, kandi ngo imirimo ikazapimwa ipimishijwe umuriro. Ukibaza ngo uyu muriro se Yesu azaba ari umuriro? Twarabisobanuye. Bikagaragaza n'imirimo izashya n'izagumaho. Tugaragaza ko itorero nta rubanza ritegereje, ahubwo ritegereje gupimirwa imirimo. Hari abantu njya numva ngo ngiye ngo niteguye kuzahagara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Imbere y'intebe y'imanza ya Kristo ninde uzahagarara? Ntabwo itorero rizacirwa urubanza, itorero rizapimirwa iki? Imirimo, kuko rizaba ryagiye ritakiri hano mu isi. Abantu bazacirwa urubanza ntibazarenga hano, ariko uzapimirwa imirimo azaba yamaze gukorwa mu isi yagiye. Twarabisobanuye uko Bibiliya bivuga. Abantu bakwiye kwiga Bibiliya bakayimenya. Niyo mpamvu twigisha Bibiliya ku rubuga rwacu ku bantu bamaze gusobanukirwa
ubuyobe, inyigisho ziyobya, umwuka wose uri mu madini utumye abantu bagiye kurimbuka. Abo bantu bose bavuye mu madini nibo baza tukabigisha Bibiliya, kandi bagahaguruka gusohoza misiyo Yesu yo kugenda bavuga ubutumwa bwiza. Abo nibo barimo kwiga Bibiliya. Twiga ku wa kabiri, ku wa kane, ku wa gatandatu no ku cyumweru. Ni urubuga ruhuza abanyamuryango bose. Aho niyo umuntu abariza ibibazo kubirebana n'agakiza, kubirebana n'inzego za politike z'isi, imiyoborere, uko umuntu akwiye kubaho ari umunyapolitike kandi akaba akijijwe nka Daniel uko bari bameze Babuloni. Ese ni ibiki ntemereye kuba nakora kugira ngo nazarimbuka kandi ndi kwiteza imbere? Ese amadini ameze ate? Twigisha twerekana ubuyobe bw'amadini yose, dusobanura Bibiliya ya nyayo kukwiye kwigishwa. Mbega dushyiraho ibihe byo gusenga, byo kwiriza ubusa. Ubu turi masengesho iminsi 21 kwiriza ubusa dusenga, kugira ngo turusheho kumva icyo Imana ivugana natwe mu ijambo ryayo, kuko ntabwo wasoma Bibiliya ngo uyumve udasenga, ntibibaho. Niyo mpamvu umuntu wese wiga Bibiliya cyangwa se uvuga ngo ariga teolojiya cyangwa se ngarasoma Bibiliya ariko akaba adasenga, akaba atiriza ubusa, arayoba. Kandi umuntu nanone usenga akiriza ubusa ntasome Bibiliya aravangirwa. Ni ibintu bibiri. Umuntu usoma Bibiliya cyangwa akayiga muri za teolojiya n'ibindi akaba adasenga, arayoba. Kandi umuntu usenga akiriza ubusa nyamara ntiyite ku ijambo ry'Imana, abo turafite nibo buzuye ngo bitwa ngo ni abahanuzi ba profete. Mwumva bari guhanurira abantu bamaze gutandukana n'abagabo bangahe, agatinyuka agahagarara kuri social media ngo wowe kanaka. Ntabyumvishe umuhungu umwe uri hanze aha ngaha ngo ni umuhanuzi. Ariko mana, birababaje kweri. Atinyuka hanurira umugore nawe wise ngo ni pasiteri uri gusebya izina ry'Imana, aramuhanura aramubwira ngo Imana yambwiye yuko izaguha umugabo ngo ufite uruhara, ngo uteye gutya na gutya, ngo uteye gutya na gutya, ngo niyo mugabo muzabana, ngo nutamwemera ngo uzarinda upfa ntawe umugabo ubonye. Kandi ubwo ari kuhanurira atandukanye n'abagabo bangahe? 3. Kandi ngo ninde? Ngo ni pasiteri. Bibiliya ivuga iki kubirebana n'icyo kintu? Abantu bakirwa bakurikira umuntu, reka mbabwire, ari mwebwe mutukisha izina ry'Imana, mwitiriye izina ry'ubupasitoro, mugakomeza kwangiza ijambo ry'Imana, mwahindutse igitutsi ku Mana, muratukisha izina ry'Imana mu bapagani kugeza ubwo abantu bafata Imana nkaho ari agakiniro, ari ukwitobanga. Ijambo ry'Imana mwararitukishije kugeza ubwo murifashe nk'ikindi kintu abantu bumva ko ugomba kwitwa umukristo, ariko wakora ibyo ushaka mu gakiza. Muraza guhura n'ibibazo. Nk'uyu muhanuzi yahanuriraga umugore ufite abagabo 3 amaze gutandukana nabo, ngo Imana imuhaye umugabo, kandi ubwo nawe arimo gutukana n'undi muntu ku gasozi, kandi ngo bose ni ba pasiteri. Bibiliya ivuga umugabo w'umugore umwe, umugore w'umugabo umwe. Niyo mpamvu Imana mu kurema itigeze iremera Adamu abagore 5. Imana yari naniwe kuba yavuga ngo ngiye kubumba abagore 5 mbahe Adamu, ngiye kuba mukura mu rubavu rwe mbamuhe. Kuki yamuhaye umugore umwe? Muzi icyo Bibiliya ivuga kuri icyo kintu? Ngo nuko yashakaga urubyaro ruyubaha. Bibiliya ntiyemera ko umugore cyangwa umugabo atandukana n'umugabo we cyangwa n'umugore we ngo ashaka undi. Gutandukana byo irabigaragaza ko kugira ngo mwicane mwatandukana, kuko Imana ngo yaduhamagariye amahoro kandi Imana si imuvurungano. Ariko ishyiraho akadomo, ntiyemera na gatoya ko wemere kongera gushakwa n'undi mugabo cyangwa kwemera gushaka undi mugore. Yesu we yarabyivugiye ngo icyo gihe uba uri umusambanyikazi, n'uwagushatse nawe aba ari umusambanyi. None uyu mugore amaze gusambana n'abagabo 2. Hari umugabo w'isezerano babanye, uwo ni wari umugabo we, nyuma baratandukana, ashaka abandi bagabo 2 nabo. Abo ni abasambane be yagiye asambana nabo. None umuhanuzi witwa Theogene aragarutse amuhanura umugabo wa 4, kandi ubwo ngo hari undi mugabo wa 4 bakundana guherutse gupfa, sishaka umuvuga we yarigendeye. Ubwo rero uwo Theogene yamuhanuriye ni umugabo wa 5, kandi ngo ni pasiteri. Ubwo arayobora abandi, araberekeza hehe, arababwira ubuye butumwa. Bibiliya ivuga ko niba utabashije gutegeka mu rugo rwawe, udashobora no kuyobora itorero ry'Imana. None ubwo uwo muntu ubupasiteri ninde yabumuhaye? Akundi babukura hehe? Ibyo byose ni imikore ya antikristo yo gukomeza kunaniza abantu kugeza ubwo abantu bafata ibintu by'Imana ko bishoboka ko wabaho witwa umukristo, ariko imbaraga z'ubukristo cyangwa imbaraga zigaragaza ubukristo ntazo
zitagaragara kuri wowe ni ikibazo. Akubwira murabona ibintu byo guca kuri social media, murabona Bibiliya ibamara kimwe bw'abantu mwitwa ngo muri mu madini ya Gikristo. Mutunze Bibiliya ngo ibamarira iki? Niba mudashobora gusoma Bibiliya ngo mumenye ibintu birimo gutambuka, murebe ko abantu bari imbere yanyu babishushanyaho nta gakiza bafite, ahubwo barimo kubabera abaroromodo bo kubajyana kurimbuka, kugeza ubwo mushyigikiye abapagani bari inyuma y'abapagani batari bizera Yesu Kristo, mukemera ko ibyo barimo ari byo, kandi mwitwa ngo muri abarokore, mugira amadini mubarizwamo, mwitwa ngo mwarakijijwe, buri wese afite idini abarizwamo, mukavugira umuntu w'umupagani urenze abapagani batarizera Yesu Kristo. Aha birababaje. Ni ukuvuga ngo rero ku rubuga rwacu tuba turi gusobanura abantu agakiza icyari cyo, ngo abantu bayo bakijijwe. Iyo ushaka kutujoyininga ugomba kuba nta dini ukibarizwamo, uri mu idini rwose wikwirirwa uza kujoyininga, kuko urarushywa n'usejo tuba tukukuraho. Reba nimero yacu aho ngaho kuri screen yawe uri kurebera ikiganiro, urebe muri description ya AYALONI TV ahanditse intego za AYALONI TV, urebe munsi intego za AYALONI TV urasanga link ya WhatsApp ujoining, ariko ukaba iby'amadini turi kubereka bivuyemo, ukibirimo wikwirirwa uza kuko ntitugukeneye. Ubu muri iki gihe twebwe turi kumwe n'abashaka kugenda nkuko Imana yigendana n'abagenda. Amadini yose ni Babuloni. Igitabo kuri nashiko rero ni igitabo cyiza gikwema izo ngingo 12, harimo ingingo ya 3 twari tubabwiye irebana no gupimirwa imirimo ku itorero. Ingingo ya 4 twasobanuye ibirebana n'ubukwe bw'umwana w'intama, byahishuwe igice cya 19 kuva ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 11, ndetse ingingo ya 5 ingingo irebana n'iby'intambara ya Harimagedoni. Harimagedoni abantu bakwiye kwisobanukirwa, twasobanuye Harimagedoni, dusobanura igice cya 14 cy'ibyahishuwe kuva ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 20, dusobanura ibyahishuwe igice cya 16 kuva ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 21, dusobanura ibyahishuwe igice cya 19 kuva ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 20. Aho hose twasobanuraga iby'intambara yitwa Harimagedoni. Niba ushaka kumenya ibyo bice, buri gitabo cyitwa kuri nashiko kugisobanukirwe neza, umva ibyahishuwe neza. Ni ibice bikomeye cyane, havuga iby'imisaruro 2, hakavugwa iby'umusozi witwa Megido, hakavugwamo iby'intambara izaba n'indi uzayishoza, tukagaragaza antikristo uko azaza, uko azashoza intambara, byose twarabisobanuye. Cyo ni igice cya nyuma cyo gukora kwe, hanyuma Yesu agatsemba hisi. Ingingo 6 twasobanuye iby'ingoma y'imyaka 1000, ari byo abayehova bakunda kwigisha bakayobya abantu. Sobanura imyaka 1000, torero rizima na Kristo muri iyi si, isi yahindutse paradizo, dusobanura abazaba bayirimo izaba iyobowe ite, twarabisobanura mu gitabo kuri nashiko. Ingingo ya 7 dusobanura iby'intambara yitwa Gogi na Magogi, yahinde abantu bakunda kwitiranya cyane mu ntambara zene ziba mu isi. Urugero nk'iyi ntambara imaze igihe iri kuba hagati y'Abarusiya n'aba Ukraine, kugeza ubwo abantu bagiye bayibeshyaho rimwe na rimwe bakayita ko yaba iri bugende ikageza kuri Gogi na Magogi. Intambara Gogi na Magogi twarayisobanuye n'igihe izabera nyuma y'ingoma y'imyaka 1000 Kristo yimanye n'itorero ry'ano mu isi. Twarabisobanuye ibyahishuwe igice cya 20 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 10. Aho twarabisobanuye Yesu yimana n'itorero ry'imyaka 1000, nyuma y'ingoma y'imyaka 1000 ku murongo wa 7 habaho intambara Satani abohowe. Muri iyo ngoma y'imyaka 1000 ko Satani azababoshywe, imyaka 1000 irangiye uburyo Satani azabohorwa, ubundi akajya kwebya amahanga y'umufuruka nyeze Gogi na Magogi kugira ngo akoranyirize intambara, kugeza ubwo birivuga ngo umubare wabo uzabara nk'umusenyi wo ku nyanja. Biravuga ngo bazazamuka bakuri isi yose, bagota amahema y'ingabo zabera no mu gukundwa, ngo umuriro uzamanuka kuva mu ijuru batwike. Ibyo turabisobanura by'intambara ya Gogi na Magogi, twari igitabo cyitwa ko nashwe usobanukirwe. Ingingo ya 8 dusobanura ukuntu Yohana yabonye Yesu afata itorero noneho arizamura mu ijuru, agiye kurimurikira Imana Data wa twese, ndetse n'ibizima n'abakuru n'abamarayika, n'uburyo itorero ryahawe ikaze cyangwa rizahabwa ikaze mu ijuru
Yesu ariri imbere arigaragiye, hanyuma rero akarimurika imbere y'Imana. Aho tugata dusenya inyigisho rero z'abayehova zivuga ko mu ijuru hazajyayo 144,000 by'abisirayeli bakiranutse bazarokoka, aribo bisirayeli ngo bo mu mwuka, ngo nibo bazimana n'ingoma ya Kristo, ngo ari 144,000. Twarabisenye ko twagaragaje ibyahishuje cya 7 Yohana yerekwa abaho Yesu ageze mu ijuru, bo mu moko yose, imiryango yose, indimi zose n'amahanga yose, kuva ku murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 18 w'icyo gice cya 7. Dusobanura ibyahishuje cya 20 kuva ku murongo wa 11 Yohana abona itorero rigiye. Aho hose hatugaragariza kuntu Yohana abonye abera bageze mu ijuru, ndetse n'ibyahishuwe igice cya 15 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 5, aho Yohana yabonye duhagaze ku nyanja y'ibirahure turirimba indirimbo ya Mose n'indirimbo y'umwana w'intama w'Imana. Ingingo ya 9 dusobanura iby'urubanza n'umuzuko wa kabiri ku w'abanyabyaha bose bazazuka bagiye gucirwa urubanza, kandi urwo rubanza ukazaba barimo gukatira abantu kurimbuka by'iteka ryose. Hanyuma dusobanurira ni bandi bazaba bari muri urwo rukiko bazaba bari guca urubanza, ni Yesu n'itorero mu ijuru. Ingingo ya 10 dusobanura ukuntu nyuma y'urubanza Yesu azafata itorero akaryinjiza muri rwa rurembo rwera Yerusalemu nshya yagiye kudutegurira, nk'uko yabivuze ngo ngiye kubategurira aho muzaba. Urwo rurembo rero ni twebwe ngo Yesu azarwinjizamo, n'abamarayika ngo bahora bafite amatsiko yo kurureba ngo barunguruke, ariko ngo bazarwinjiramo n'itorero rigezeyo. Dusobanura ururembo Yerusalemu nshya, amazina yarwo, uko abahanuzi bagiye baruhishurirwa, turayerekana. Dufite amazina ageze mu 8 bitewe n'abahanuzi ko bagiye barwerekwa bakabivuga, kandi Imana ishaka kugira ngo igire message itanga ku bantu. Ingingo ya 11 dusobanura igitaramo gikomeye cy'akataraboneka kizabera mu bwami bwo mu ijuru muri urwo rurembo, igitaramo gikomeye cyane kizaba kirimo korari enye: korari y'abamarayika, korari y'abanyamahanga, korari y'Abisiraheli, ndetse na korari igizwe na Data twese n'umwana wa Yesu Kristo. Hanyuma rero tukavugana zimwe mu ndirimbo bazaririmba ku igitabo cy'ibyahishuwe cyabigaragaza. Dusobanura igice cya 14 cy'ibyahishuwe ndetse n'icya 15 kuva ku murongo wa 1. Nyuma yaho dusobanura ingingo ya 12 itwinjiza mu byahishuwe igice cya 21 kugeza igice cya 22. Twerekana none wari uburyo Yohana abonye uwo murwa Yerusalemu nyuma y'igitaramo umanuka uje mu isi nshya n'ijuru rishya Imana izaba yaremye, kuko uriya murwa Yerusalemu nshya ugomba kuzaza mu isi nshya, ntabwo ari iyi ngiyi ngizaba yakuweho. Ndetse ngo n'ijuru rishya, ijuru bavuga ntabwo ari ijuru Imana ituyemo, ni isanzure. Igitabo cy'itangira igice cya 1 yatwereka ko Imana ifata isanzure ikaryita ijuru. So rero iri sanzure ryaranduye ko Satani niho akorera, ni abadayimoni na Satani niho bakorera cyane, batangiye n'amasengesho y'abera. Rero iri sanzure rizakurwa, Imana ishyire sanzure rishya, ishyireho n'isi nshya, Yerusalemu nshya imanuke ije aho hantu. Byahishuwe 21 umurongo wa 1 ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya, ku ijuru rya mbere n'isi ya mbere biba byashize n'inyanja ritakiriho, mbona urembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru rwiteguye nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we, ngo numva ijwi rirenga rivuye kuri ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo, iba Imana yabo, izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzaba kundi cyangwa umuborogo cyangwa ubutaka cyangwa kuribwa, kuko ibya mbere bishize. Aho dusobanura rero ingoma y'iteka ryose, ubuzima buzaturanga, bwa buzima Adamu na Eva yamburiwe mu ngobyi ya Edeni, kuba iteka ryose, tutazongera gutandukana, tutarwara, dufite ububasha bwose, Imana idusura nk'uko yasuraga Adamu na Eva. Mbifurije kuzaba muri ubwo buzima. So igitabo kuri naje kugikeneye kikugeraho aho uri hose. Abari mu Rwanda baragitwara mu ntara, tugishyira kuriye kikagenda. Abari muri Kigali baza kubifata, abari i Burundi, i Bujumbura birahari, biraho bita mu Kigobe. Ubikeneye twaguhuza n'ababifite ukagenda ukagifata. I Bujumbura mu Burundi hitwa mu Kigobe. Mu bihugu bitandukanye by'Uburayi kiragenda, indege zirakijyana. Ahantu cyane bagitwara ni muri Amerika. Amerika n'Uburayi
baragitwara ariko cyane Amerika nibo bagitwara kurenza Uburayi. N'Uburayi kiragenda ariko muri Amerika kigenda cyane, ndetse no muri Australia naho ni bake ariko naho kiragenda. Rero ugikeneye kikugeraho, twandikire kuri iyo nimero yacu aho ngaho kuri screen ya telefone yawe cyangwa ya televiziyo, bitererwa naho uri kurebera. Urabona nimero zacu, uzifata twandike kuri WhatsApp cyangwa duhamagare, turakuvugisha hanyuma tukikugezeho. Murakoze cyane, reka tubashimire umwanya mufashe mudukurikira, mukomeze kudufasha kwamaza ubutumwa bwiza, musharingira abantu hirya no hino kugira ngo ubutumwa bukomeze kugera ku mpera y'isi. Ikiganiro nakagaruka. Shalom, shalom, shalom. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu.